muri aba rero harimo abacanshuro bagera kuri 20 bavuga ko ngo bakomoka muri Bulgaria. Aba bacanshuro bakaba bari bayobowe n'umukoloneli wabaye mu gisirikare cy'Ubufaransa imyaka igera kuri 36. Urumva n'abantu bari bafite experience umusirikare ashobora kuba yarabaye no mu baminwari babandi babaga mu Rwanda. Ngaro bari kuvuga ngo ahantu ngo Kimoka hangari mu gace ka Kimoka ya Sake hari hafi na Sake, ubwo murahazi neza cyane. FARDC irigamba rwose ngo ko yafashe umumiliseneri wa M23 w'umuzungu. cyane cyane FARDC ntiyashaka kwavanta ngo yabaga iri gupirona gusa icyo bita yabakora icyo bita operation offensive, ngo yabaga iri gutera amabombe gusa ariko itavahwiri. Ibyo rero ni bya bindi bya politike mu gisirikare. Ubundi baravuga ngo hari umugabo akunda kumbwira ngo iri no for passes estimerene, bivuga ngo nta gupfobya umwanzi nubwo yaba ari umwe cyangwa ari babiri, ngo ntabwo agombye kubapfobya. Niba ari nabo basaza basigaye hari abari inyuma, ntabwo wagombye kuryama uzi ko ari umuntu n'ubundi ushobora guhungabanya umutekano. Kandi abo basaza bagenda baririmba nibo bafite za ngengabitekerezo bagenda bacengeza mu bakiri bato mu rubyiruko, ugasanga bya bindi bakoze kera bishobora kongera kwihembera bikaba byakongera kwireteta. Niko ngo nabo bakivuga ngo basaza uretse ko utagombye kugaya umwanzi ngo umwita mukeya. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo mihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Yes, reka nongere mbasuhuze cyane rero, mbifurize kugubwa neza inshuti mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mutwumva muherereye, abatwumva muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi, abatwumva muri ku mugabane wa Amerika, ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane wa Asia n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Reka tubifurize kugubwa neza, ari nako kandi tubaha ikaze muri aya makuru yo muri aya masaha. Birashoboka rero kuba twumva uri mu masaha mu gitondo, reka tukwifurize igitondo cyiza. Niba kandi urimo kutwumva amasaha y'umugoroba, tukwifuriza umugoroba mwiza. Biraza guterwa naho utwumva uherereye nuko ingengabe yaho ihagaze. Turi mu gicamunsi rero cyo ku munsi wo ku cyumweru, birumvikana turi tariki 15 z'ukwezi kwa 12, turi mu mwaka wa 2024, turimo kugenda dusatira umwaka wa 2025. Reka no mbabwire ni ikaze muri amakuru. N'ubundi nk'ibisanzwe amakuru yacu akaba agiye kwibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntambara rero ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, tutirengagije n'abambari bacyo nubwo bamwe muri bo batangiye kugenda rwose babatera umugongo. Bikaba rero ari inkuru navuga ngo iri nziza cyane, cyangwa se inkuru nziza kubakomeje kugenda bashigikira uyu mutwe wa M23, ndetse rwose birimo kugenda binashyira ku musozo w'uru rugamba rwose, bigenda rwose bigaragara ko M23 irimo kugenda itsinda, ariko gutsinda kwayo hamwe na hamwe abantu benshi bibwira ko hashobora kuzabera urugamba rukomeye cyane, bishobora kuzarangira ihageze rwose nta n'intambara nta n'imirwano habe naka na gato. Impamvu ro nyamukuru ibi mbivuga niki, niye impamvu igaragaza ko aho abantu benshi bumva ko hashobora kuzabera isibaniro, niye mpamvu igaragaza ko M23 ishobora kuzahagera rwose nta rugamba nta mirwano.
aha by'umwihariko navuga nko mu mujyi wa Goma tuzi ko rwose kuwugeramo bishobora kuzaba intambara ikomeye cyane, ariko bikaba byatangiye kugaragazwa nuko rwose bishoboka ko M23 ishobora kuzageramo nta muntu n'umwe ukirimo cyangwa se nta musirikare n'umwe ukirimo, ari abaturage gusa. Impamvu rero ndaza kugenda nayo nyibabwira, ndaza kugaruka no muri update twikoze mu bice bigiye bitandukanye mu materitwara agiye atandukanye n'ubundi hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebe mu bice bigiye bitandukanye muri Rubero, teritwari ya Rubero bimeze bite, tuze kureba muri Masisi ndetse no muri Rucuro, hose tukaba turi buze kugenda tuhazenguruka. Abakoze subscribe rero ndabashimiye cyane. Niba ugeze ku muyoboro ari ubwa mbere, gerageza nawe ukande kuri subscribe ndetse ukane no kunzogera, kugira ngo buri ko dushyizeho ikiganiro uzajye nawe uba mu ba mbere mu kubona inkuru ikihagera. Hanyuma mbere uko dukomeza rero, reka tubanze tubabwire mu by'ukuri ko umuterankunga mushya rwose, ngira ngo murabibona ni Golden Technology, ngira ngo mwamaze kubibona hano ko rwose tuba tumufite hano, aho ushobora kuhasanga ibikoresho bya electronique. Ubwo birumvikana ni by'umwihariko nk'amamashini n'ibiki byose, amamplificateur n'ibiki, ndetse ukasanga n'ama smart watch, amasaha agezweho nk'iyi nambaye murayibona, ngira ngo murayibona rwose ni smart watch. Ngira ngo murimo murayibona. Iyi rero ituruka muri Golden Technology, akaba rero na nimero zabo ahangaha zihari. Ukeneye ibikoresho barabibiguha, va kuri bya bikoresho bitagira garanti, va hahandi rwose ushobora guhabwa igikoresho wahagera mu rugo iminsi 3 kikaba kirapfuye, ukaba urimo uratabaza. Hariya ibintu bimeze neza cyane. Bagane rero ubundi ibintu cyangwa se ibiciro byuzaraza gusanga ari nk'ubuntu. Tudatinze rero, reka twinjire mu makuru noneho sasa mu buryo burambuye. Yes, reka twinjire mu makuru mu buryo burambuye. Twinjire gato cyane, munyihangarire gato cyane, inze mbinjize mu makuru mu buryo burambuye. Turahera hehe? Tugiye guhera hano Igoma. Tugiye guhera hano Igoma, mwihangane. Tugiye guhera hano Igoma. Hanyuma mu by'ukuri amakuru mbafitiye nuko namaze kumenya ko babacanshuro batangiye kuva hano muri uyu mujyi wa Goma, bagenda bahunga uyu mujyi wa Goma. Ibiro bikaba ari ibimenyetso simusiga biri kugaragaza ko hatagize igihinduka, izi ngabo n'ubundi ziri hano muri uyu mujyi wa Goma zibeshejwemo rwose no kuba ngo zaraje ngo kurinda umujyi wa Goma, akaba ari n'imbaraga zakomaga mu nkokora ingabo za M23. Bitangiye kugaragara ko rwose vuba ahangaha mushobora kumva zamaze gushyira muri uyu mujyi wa Goma, bityo FARDC nabo bagahunga, dore ko n'ubundi bo ibyabo byo tumenyereye no gutangira guhungana n'abaturage, bagahungira abaturage bagiye, hanyuma M23 ikinjira muri uyu mujyi wa Goma, n'abaturage bayemera bakaguma muri uriya mujyi wa Goma bakabasangamo, ubundi tukabona umujyi wa Goma umeze neza. Ibiro ndabivuga mbiterwa n'iki? Ubu tuvugana hamaze gusohoka inkuru irimo kuvuga ko ngo abarwanyi b'abacanshuro b'abamiriseneri, nkuko imibare iri kugaragara ni 820 bamaze gusohoka muri uyu mujyi wa Goma, bava muri uyu mujyi barahunga, ariko bakaba bahunze bakabavuga ngo hari ibyo batumvikanyeho n'ubutegetsi cyangwa se na KISEKEDI. Ariko amakuru namenye nuko mu by'ukuri barimo kugenda barambirwa urugamba, ariko ku rundi ruhande na KISEKEDI nakaba akomeje kugenda acika intege, kuko n'ubundi icyo yari yabazaniye ntabwo kigeze, cyangwa se nta nubwo kirimo kugerwaho. Muri aba rero harimo abacanshuro bagera kuri 20 bavuga ko ngo bakomoka muri Bulgaria. Abacanshuro bakaba bari bayobowe n'umukoroneri wabaye mu gisirikare cy'Ubufaransa imyaka igera kuri 36. Urumva n'abantu bari bafite experience. Umusirikare ashobora kuba yarabaye no mu baminwari babandi babaga mu Rwanda 36.
sinzi. Hanyuma rero uyu mutwe ngo babarizwagamo wari uyobowe n'uyu musirikare ufite ipeti rya koroneri, wabarizwaga hehe cyangwa se wabaye he mu gisirikare cy'Ubufaransa. Abo ni 20. Abo ni 20. Hari abandi bagera kuri 800 rero b'Abanyarumaniya nabo ngo bamaze kwivumbura baragiye. Aba bakaba babarizwaga muri kampani cyangwa se mu by'ukuri babarizwaga mu mutwe witwa ngo ni Larifa cyangwa se Larife, biraza guterwa nuko weho ushobora kugusomamo iryo jambo. Ariko bakaba nabo ari Abanyarumaniya. Donc Abanyabulgaria bagiye, amakuru twamaze kuyamenya. Abanyarumaniya bagera kuri 800 nabo bamaze kugenda bavuye muri uyu mujyi wa Goma. Impamvu nyamukuru twamaze kumenya impamvu nyamukuru ngo yabajyanye, urimo uragera hirya no hino ku marezo sosiyo ugasanga barimo kuvuga ngo bajyanwe nuko ngo hari ibyo batumvikanye cyangwa se Kisekedi yari yarabemereye atabahaye, atarimo kubaha nk'uko yagombaga kubibaha. Bakubwira ko ngo bemererwaga ubundi hagati $5,000 by'idolari buri kwezi, atarenga $6,000, adashobora kurenga $6,000. Ariko ngo muri amezi ashize Kisekedi ntabwo abahaga ayo mafaranga. Byaje gutuma rero Abanyabulgaria bivumbura barataha, biza gutuma Abanyarumaniya nabo bivumbura barataha. Ariko ku rundi ruhande twongere tubibutse ko bari barasezeranyije kuva muri 2022 baza hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari barasezeranyije mu by'ukuri Kisekedi ko bagomba kwirukankana cyangwa se gutsinsura umutwe wa M23. Nyuma rero yuko bibananiye, ntekereza ko ari no mpamvu na Kisekedi yatangiye kugenda hina kaboko kabashyiragamwe amafaranga. Bavuze ko bagiye bananizwa hanini na FARDC bitewe nuko ngo mu by'ukuri basanze ngo imirwanire yabo iri hasi. Ngo ndavuga igisirikare cya Kongo basanze ngo imirwanire yabo iri hasi, ndetse ngo binabasaba kuzajya ngo banabaha ngo imyitozo bo ubwabo, bagaha FARDC imyitozo. Rimwe na rimwe bakanayiherekeza no ku rugamba, ariko bakagira gute bagakubitwa umusubirizo. Kuva icyo gihe rero bahise bipanga kurinda umujyi wa Goma, abandi bipanga kurinda umujyi wa Sake. Donc bahise biha gahunda yo kurinda umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake. Amakuru arivuga kabavuga ko ngo abamiliseneri bamaze gucika rwose, bose barimo kugenda bashyira bava hano muri uyu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake bahunga basubira iwabo. Gusa ariko ngo impamvu nyamukuru nuko yo 23 imaze iminsi iri kubica, ariko bakava ko ngo ari umushahara w'amafaranga ngo Kisekedi yari yarabemereye atakibaha. Ngibyo rero uko ibintu bimeze, ngayo amakuru ashobora kuza gutuma rwose abakunzi ba 23 basubiramo imbaraga. Hari abantu benshi bibaza batese uyu mujyi wa Goma ese 23 izawugeramo ite? Ariko narabibabwiye ndababwira nyuma yuko ya 23 ibazinze hari ikabazingira hari mu rujya mujyi wa Goma hano kunze kwita ngo ni binika. Ibimenyetso byatangiye kugenda byisobanura bigaragara ko M23 kuva yabashyize muri riya binika, yarangiza none ikindi cya kabiri gatangira gukupa naho babonaga mu by'ukuri inyungu. Birashoboka ko bagiye gushiramwo hariya mu mujyi wa Goma, umujyi wa Goma ugasigara wirinze. Ubu M23 yamaze gufata muri Rubaya, ntabakwirengagiza ko mu by'ukuri bahacukuraga amabuye y'agaciro. Ntimuze gutungurwa no kubona n'ingabo za MONUSCO nazo zitangiye kugengwa zikagenda, kandi ndabyibuka ko ari iza Pakistan nazo zavuyemo harazaragiye. Impamvu ari kugenda nyine inyungu babonaga hariya ntabwo zikiri kuboneka nk'uko babyifuzaga. M23 yabafashe ku bifu. Ubu tuvugana bacukuraga amabuye hano hantu bita ngo bahita ngo ni za Mayamoto, bahacukuraga amabuye y'agaciro bakayatunganyiriza ku kigo cya MONUSCO kiba hano za Kiwanja. Aho ngo hayobowe na M23, ntago bashobora kuba bakora igikorwa icyo ari cyo cyose cyo gucukura amabuye y'agaciro. Aha ngaha mu Rubaya murabizi yarindiri yabo
KISEKEDI we na Neva ntekereza ko ari nabo banatangije urugamba hariya kugira ngo babone ukuntu, kuko wasangaga biriya binombe bifitwe na ba rwiyemezamirimo harimo ba mwangancucu n'abande bose, bigatuma babatsikambira n'iki byose nabo ikikarakaza. Ntekereza ko biri mu byatumye iyi mitungo iri muri Kivu y'Amajyaruguru iri mu bintu byatumye iyi ntambara mu by'ukuri itarangira, kuko KISEKEDI bagiye banga ibiganiro na M23 kugira ngo mu by'ukuri bakomeze kugenda bigarura iby'abaturage hariya, bakifashisha iby'amoko n'iki byose, donc bagakora ibyo bashaka, kugeza n'ubwo noneho FDL rigezeyo yo itangira gukoresha igitugu. Ngira ngo urabizi ko nayo ibintu bijyanye no gucukura amabuye y'agaciro babyinjiyemo. Gukorero ngayo nyuma no kuya 23 bazingiye muri uyu mujyi wa Goma mu nzara, nta kintu na kimwe kirimo, nta hantu bashobora kuba bapfumura ngo bapfumure bagerageze kugira bya bindi bafataga ngo babone uko babifata. MONUSCO none ntimuze gutungurwa mutangiye kubona irimo kuvamo. Abambere bagiye nari babwiye ndabwira nte 23 ishobora kuzagira muri umujyi wa Goma nta rugamba rukibaho, nta kiri kagenda imugenda bugenzi bwero, umugani w'Abagande bati ni bugenzi bwero, bagenda rwose nta sasu ntaki. Abazarendo bo bamaze kwihindukira nk'abaturage. Abamiliseneri nubwo bamwe bari bakirimo ahanga nari babwiye babiyambariye civile ku buryo ashobora guhita jugunya nk'imbunda baramutse hagabweho nk'igitero, ugahita ugira ngo ni nk'umukerarugendo cyangwa se ni nk'umuturiste uri hariya. Amapasiporo bafite hariya, bafite amapasiporo ubwoko bwose, ku buryo ushobora no gusanga afite n'iby'umukerarugendo rwose, ameze nk'ari umuntu w'umuturiste wajemo hara nko mu bushakashatsi runaka. Ibiro ni ibimenyetso biri kugaragaza ko iyi Goma ibyayo birimo kugenda birangira, nubwo igihe kiri kuba kinini rwose abantu mutegereje ngo M23 ngizageramo ryara, ariko bikaba bitari gukorwa. Ariko reka mbabwire ko bizagera, muzajya gushiduka mwumve ngo M23 yashizemo umuyobozi, mwumve ngo M23 byagenze bite, ariko mutazi ngo byagenze bite, byabaye ryari, bite nuko nyine murimo murabona mwe ngo hari kuberamo. Navuga ko ibintu by'urugomo uko muri la minsi intera y'urugomo yari imeze, aba FDL bikarakasa n'iki byose, ariko ubu ngo bari karakasa ku manywa, nijoro bagataha mu nkambi bakajya kurara mu nkambi, nabo ubwo babwarabatashe. Ese ndavuga iki ndeka iki? Uwavuga ibya hano igoma bagakwira bugaca, ariko icyo nababwira cyo nuko ingabo zirimo kugenda zivamo hariya rwose, zirimo ziragenda ziva hano muri uyu mujyi wa Goma. Hanyuma indi nkuru mbabwira ubu ngubu tuvugana, inkuru irimo irangira ngo FARDC bari kwigamba ko ngo bafashe ngo umucancuro wa M23 w'umuzungu. Aya ni amagambo barimo kugenda bacikwirakwiza kuri rezo sosiyo, ariko amakuru nje mfite atariho ivumbi nuko ibyo ngibyo ari binyoma, ari propagande barimo kugenda bakwirakwiza mu mirongo nkoranyambaga. Nyamara aba bakongomani namwe rwose mbahonga rwose mukirwa mwumva ayo magambo, mukirwa mwumva inyuma bya FARDC. Ibi rwose ni ibihuha, nta kintu badakora kugira ngo batsinde urugamba, ariko rwarabananiye. Kuva bunagana bari kuvuga amagambo, bari kubabesha ngo turi kubirukankana, ngo turi kugira dute, kugera bababumbabumbiye muri uwo mujyi wa Goma, kugera bagize bate, bakibabesha mu by'ukuri ngo bari gutsinda. Batsinda ryari? Batsinda hehe? Umuntu arakubesha ngo bamaze ngo abarwanyi ba M23 ngo babamaze, ntashobora kukwereka ibizibiti bizima. Ese uragira ngo wagaragaza ku rugamba, wagaragaza umuntu wishe utabashe kujya, donc utabashe no kurekipera aho mwarwaniye, umurambo we wawubona ute? Uwo murambo w'umwanzi wawubona ute? Kariyo mpamvu buri munsi ya 23 bigenda isohora, tubona idondosha hanze imirambo ya koalisiyo. Mateko bagaragaza harazi nyinshi cyane, mwe bo babigaragaza babikoye nta n'insinzi nimwe tubaziho. Harangiza mukabesha nga hangatura hana oshye, mujye mugabanya kubesha abaturage, muri kubaremamo umutima w'ubitabarimo, kuko ndabizi igihe kizagera babavemo cyangwa se babahage. Bakaruba kuvuga ngo ahantu ngo Kimoka, hangari mu gace ka Kimoka ya Sake, hari hafi na Sake, ubwo murahazi neza cyane. FARDC
irigamba rwose ngo ko yafashe umumiliseneri wa M23 w'umuzungu. Ibi ni ibinyoma. Indi nkuru ubwo meze nkuri muri update kuko ngiye guhamagara na Adolphe ahantu hitwa Rubero, mu by'ukuri muri Rubero, teritwari ya Rubero ahantu hitwa Kicombiro, naho urumva imirwano yahageze, niyo makuru angezeho muri amasaha, nyuma yuko mu by'ukuri ubwo batangiye kototera kugera kuri Rubero ku zone, kuko murabizi uko Kicombiro uhagera warenze Alimbongo, ubwo Alimbongo yose ubu nta aduyi wa nta aduyi wa M23 cyangwa se nta murwanyo muri coalition kirimo, ubu bageze ahantu bita Kicombiro, aho ngo M23 ngo yivuganye abarwanyi ba FARDC bagera kuri 6, ihafata imbunda za AK47 zigera kuri 5 ndetse n'imbunda imwe ya PKM cyangwa se machine gun, bafata na RPG imwe, bakuraho n'amatini agera kuri 2. Bakarongo bahafate n'amakompora 8 ya RPG. Ngibyo ibikoresho bafatiye hehe hariya za Kitsombiro. Ubwo aha naho niho urugamba rwimukiye, nyuma ko twe tumaze iminsi tuvuga mu gace ka Alimbongo. Indi nkuru rero, hano ndabona umutarama yanyandikiye ngo ahitwa Nkiranganwa muri lokalite ya Muhanga, ni hafi ya Kabizo, M23 naho ngo ikaba yahatsinze ngo umu APCRS umwe, bakarongo bari baje kwiba, bakaba bari baje ngo kwiba kwa murumuna wa shefu Gasongo, bari baje donc ngo aba APCRS bari baje kwiba kwa murumuna wa Gasongo muri ako gace hakari hafi na Kabizo nari maze kubabwira na Kibarizo nari maze kubabwira. Hanyuma rero M23 ibirukanseho cyangwa se bagabyeho igitero, umwe muri bo rero akaba yahasize ubuzima. Urumva tuntu turi kugenda tubera hano muri Masisi, ariko nanavuga ngo nubwo M23 navango teritwari ya Rucuro niyo teritwari yafashe neza yose isa naho yirekipeye, ariko navuga ko iyo urebye udutero shuma tugenda tubera hano muri Rucuro, usanga ibitero bikakaye, arimwo utudutero shuma arimwo tuba, ariko munavuga ko muri Masisi nubwo itarahafata hose, ariko nibura ibice byo Masisi iyoboye nibyo usanga nibura bitarimo kugenda biberamo udutero shuma cyane nk'ibibera hehe hano muri Rucuro. Ariko impamvu nyamukuru nuko muri Rucuro n'ubundi ngo niho hanagiye hagaragara abarwanyi ba FDLR nyuma yuko mu by'ukuri bavuye mu Rwanda, bakaba barakunze gukorera cyane cyane hano muri Rucuro. Urumva aho bari n'ubundi baba bari kugerageza gukomeza kugenda birwanaho, bareba ko mu by'ukuri hari cyagenda neza, cyangwa se donc kwambura M23 aho yabambuye. Aha, ndabona rero Adolphe nawe yageze ku murongo, reka nawe aduhe update rwose twumve uko yemeze. Waramutse neza Adolphe? Mwaramutse. Komera cyane. Aha, duhe update rero, nizere ko rwose icyumweru kirimo kugendekera neza cyane. Gerageza uduhe update z'uko aho ngaho ibintu bimeze. Hano iwacu Kongo turaho, ibishanga twabyotse neza, ariko hari ahandi muri bagenzi bacu bitameze neza, baba bari kurwana cyane, intambara yamereye nabi. Za Rubero, za Masisi, za Barikare, aho bimeze neza kabisa, bimeze nabi kabisa. Kubitubangura rero, utubwire uko bimeze. Ngo dukubise tubangura rero, tugugarukiye nka hariya ahantu bita i Rubero.
ejo habereye sharing cyane, habereye imirwano ikomeye cyane, cyane cyane FRDC ntiyashaka kwavansa ngo yabaga iri gupirona gusa, icyo bita yabakora icyo bita operation offensive, ni ngo yabaga iri gutera amabombe gusa ariko itavahwiri. M23 nayo ikayirwanaho ku buryo nta kijya bitwaye, ariko ahantu ko ku musozi wa Kivako ahabereye rwose intambara ikomeye cyane, ariko intare zasanzwe zo zihari, ariko FRDC yatinye kuhagera ahubwo yarateraga ikavuga ati nindamuka negeye hariya kubera utuntu tw'udukuzi bagenda bankura simpava, ahubwo umuntu ati bazajya batera abaturage bakabaseka bati muzajya mutera ibisasu gusa mutagera ahantu ngo murebe ibyabaye muri gutinya ngo nimugereyo birahinduka kizagenda. Ni ukuvuga ngo hari ahantu ku musozi wa Kivako rwose habereye ibintu biteye ubwoba bya pironage gusa. Noneho ahitwa Bingi ndahumva ni hafi ya Rubera. Ahangaha naho habaye imirwano, indege zahambwe zihagarara Kigabo ku buryo FRDC yari iturutse i Rubera zahise zikubita inshuro zirayirukankana ifiroshi itabona, bagenda bakizwa n'amaguru kabisa, ku buryo bashatse kugera hari Bingi ariko basanga birabananira kuko basanze intare zasanzwe arizo zihicaye, baragerageza ngo babe bahajya ariko biranga birabananira, basubira i Rubera kibuno nta maguru. Noneho tugeze ahantu bitwa Imasisi, Imasisi Bweramana naho ejo hiriwe nabi ku buryo umunsi wa gatatu bari kuharwanira, ku buryo ko ejo bundi intare zasanzwe zageze ahantu biti Ikarungu hari hafi ya Minova, niho zazabageze zibasubiza inyuma, ariko ejo barisuganya n'ubundi baraza bashaka kugera hariya Ibweramana, ariko intare za Sarambwe ziri kuri ka gasozi Kandumba zirabacurangira ku buryo zarabakubise baribura, nabo bakijwe n'abasubira inyuma birukanka, ariko bagenda kibuno. Ahangaha hariganje cyane abarundi n'abazarendo. None tugeze ahantu bita Imutuza, ahangaha Imutuza naho hatatswe ejo n'abamayimayi bo ku mujenerali witwa General Autoproclamé witwa Kasero Birikoriko, aturuka ahantu bita Zaneka muri Ufumando ya mbere. Aha nawe yaragerageje ngo arebe ukuntu yaza akagera Imutuza, ariko n'ubundi asanga ni ingwe zibambye, ibyo baramukubise bamwishemo abageze kuri 7, aravuga ati sinzongera kuzamuka imisozi kuko ubwo yaravuye iwabo muri Ufumando ya mbere aje muri Ufumando ya kabiri, ariko nawe baramukubise ahabonera isomo rikomeye cyane kuko hari Imutuza n'ubundi intare za Sarambwe zicaye Kigabo nta muntu wazishiguye rwose, baragerageje ngo babe bagiramo ariko birabananira. Kubisa ahantu bita Warikare, hari ahantu bita Imera ni hafi ya Piti. Ahantu abazarenda bahagurutse Ipinga bari gushaka kwangora barebe ukuntu bagera hariya Imera, ariko naho biranga basanga n'ubundi bya bico cyangwa za ambisikade z'intare za Sarambwe zihora ziteguye igihe cyose, barabakubise baribura basubira kibuno nta maguru, bati ibi twari twihaye ni ibiki. aho ngaho Imera naho babona batahagira kabisa, basubiraho kibuno nta maguru. Hari ahitwa Impaka, Impaka amaze iminsi hirunda hagera abasirikari benshi ba FRDC n'abazarendo, bafite umugambi wo kujya kwataka ahantu bita Ihura, ariko bambutse ku mugezi wa Ruhoro. Uyu mugezi wa Ruhoro ni ukuvuga ngo bari no guca ibiti, ntabwo bashaka kuzambukira ku kiraro kizwi, baravuga ati twambukiye ku kiraro kizwi intare zasanzwe twasanga zarakirinze zikadutsinda. Ni ukuvuga ngo bari kugera hariya aho bita Mpaka, ariko bari no kuhatema ibiti hafi aho ngaho ku buryo ngo bashaka gukora ikiraro cyabo gitunguranye ku buryo batakwambukira kuri icyo. Ariko umugambi nyamukuru ni ukujya bari gushaka kuzataka za Karembe, ariko baturutse inyuma kuko babona yuko ngo guturuka umuhanda wose uvuye Pinga ugera Karembe yuko byabananiye, yuko harimo ingwe zihora zibambye mu muhanda, ku buryo ubwo rero bari gushaka uburyo bazaturuka aho ngaho zahura, kuko aha ngaha Ihura iyo uturutse Ikarembe, ni uko ngo uturutse za Gashuga uri kumanuka ugera Karembe, wagera Karembe ugakata mu kuboko kw'iburyo ukagera ahantu bita Iburunga, ugakomeza ugera ahantu bita Ihura.
aha rero niyo bari gushaka kuzapfunukira ihura noneho bahagera bakazapivuta bari kuza cyangwa bashaka guturuka Karembe mu Rubavu ngo kugira ngo barebe ukuntu batumwa ngo bahakubita kugira ngo barebe niba abari imbere hariya za peti hariya ngo barebe ko babakuramo bikanze yuko baturutse inyuma. Aha rero bari kurunda abasirikare benshi bari kugira rwose hariya ahantu bita mpaka bafite uwo mugambi. Ntabwo rero n'ubundi twabibona ngo igihe n'igito ntabwo twabona kuvuga ku byerekeye na politiki iri kuvuga kuri kino gihe. Ahantu bita Ikishasa ubwoba bwarabamaze aho bamenye yuko General John Numbi ari ahantu bita Congo Brazzaville. Congo Brazzaville ubundi itandukanywa na Congo Kinshasa ni Fleuve du Congo irimo yonyine mu ngo umujyi wa Kinshasa n'umujyi wa Brazzaville birateganye bari kurana ukibiciyemo n'iyo Fleuve. Aha rero uyu John Numbi ari kumutinya kubera yuko yabaye komanda yabaye chef d'état-major abana komanda wa polisi abari abita ngo bakitakiwewe bari ba colonel we ari generali bazi ibigo byiye kuko bakunze kuvuga ngo ni Rio Dore RDC ngo bavuga ngo ni intare ya Congo. Aha rero bafite ubwoba kuko uyu John Numbi akomeje nawe mu bari kwamagana uriya mugambi wo guhindura itegeko nshinga bavuga ngo bagiye kurihindura nawe ari mu bantu bari kubirwanya ariko noneho bafite ubwoba bwinshi cyane yuko ashobora guturuka hariya mu mazi agahita yambuka agera aho za Kinshasa dore ko azi yuko afitemo n'abasirikari benshi yayoboraga yabaye chef d'état-major ufitemo n'abantu bakuri inyuma. Uyu rero KISEKEDI yahamagaje abajenerali bose bari hariya anabwira ntuzarigayide presidentiel biyo ngo barinde cyane umugezi ngo ku buryo atabategurira ngo yakwambuka. Ubwoba rero ni bwinshi hariya ubwoba ni bwinshi gusa ikindi kuri kiki imbere ya ntuza ya konge ya parlement ya konge iriya nama iherutse guterana y'abadepite yavuze ko nta cyamubuza guhindura itegeko nshinga yuko yashyize ngo agomba gushyiraho komite de sage igomba kwiga niba bagomba guhindura iyo tegeko nshinga cyangwa atarihindura ariko ni ikinamico kuko abantu yashyiraho niba abantu we aba yizeye bagomba kubahiriza bya bindi by'ingoma y'abidishi ati icyo umwami avuga nicyo tugomba gukurikiza. Hanyuma hari amakuru arimo agenda avuga ko Chichi cyangwa se KISEKEDI n'ubundi ngo yamaze kugera i Rwanda akaba rero ngo agiye kuba ahura na mugenzi we w'u Rwanda perezida wa Repubulika birumvikana Paul Kagame his excellence. Ayo makuru ese baba bagiye kuganira wamenye ngo bagiye kuganira ibiki ese ibyo bagiye kuganira bari buhuze ko tumaze kubona rwose ko bo ubwabo bombi badacana uwaka nyuma yuko bigaragara ko mu by'ukuri bagiye abaminisitiri bagiye bapanga byinshi bigendanye rwose n'umuhuro bavuga bati tugiye gukora iki ariko bikagenda byanga ese twitega iki biri buze kuba hariya hantu. Tuzi yuko ubundi hariya muri Angola habera ibiganiro bwa Congo inama z'abadepite intumwa intasi z'ibihugu zarateranye zabyizeho hajyaho n'abaminisitiri babyigaho ariko wareba ugasanga bari kugenda barimanganye badashaka kujya ariko cyane cyane iyi ngiyi ikaba iri kwicwa na leta ya Congo kubera yuko leta ya Congo impamvu nyamukuru bavuga ni izi nkozi z'ibibi za FDL zazize zikoze amahano mu Rwanda bati tugomba kuzirwanya ariko noneho kugira ngo bazirwanye ahubwo ugasanga bari kugenda aribo bagenda bazikingira ikibaba badashaka kwerekana ko zirimo dore yuko nejo nk'ishyaka nk'uriya mutwe wa APCRS uretse kuba yuko ngo FDL ngo atari ikibazo ngo ku Rwanda ngo ahubwo yuko u Rwanda ngo bari kugira ngo ruze ngo kwibira ngo umutungo wa Congo nuvuga ngo hariya rero hari Rwanda bagiye ni ya ntuza ni ya teatre bari gushaka gukomeza gukina ni teatre ariko usibye iyo APCRS twabonye ko n'ubundi no muri n'izi ngabo by'umwariko na KISEKEDI nawe yajya avuga ko ngo ari abarwanyi bake ngo nabo bashaje ngo n'iki ngo nabo ngo ntacyo batwaye ese ibi nibyo ari buze gusobanura mu by'ukuri igihe his excellence ari buze kuba mubajije icyo kibazo. Ibyo rero ni bya bindi bya politike mu gisirikare ubundi baravuga ngo hari umugabo akunda kumbwira ngo iyi no for passes estimerene bivuga ngo nta gupfobya umwanzi nubwo yaba ari umwe cyangwa ari babiri ngo ntabwo agombye kubapfobya niba ari nabo basaza basigaye aba bari inyuma ntabwo wagombye kuryama uzi ko ari umuntu n'ubundi ushobora guhungabanya umutekano kandi abo basaza bagenda baririmba nibo bafite za ngengabitekerezo bagenda bacengeza mu bakiri bato mu rubyiruko ugasanga bya bindi bakoze kera
bishobora kongera kwihembera bikaba byakongera kwireteta. Ni ngo nawe bacyamvuga ngo abasaza uretse ko utagombye kugaya umwanzi ngo umwita mukeya, ariko nawe basaza bavuga ntabwo bagomye kubirenganya kuko nibo bafite ya ideoloji mbi cyane. Ngira ngo wigeze kumva ukuntu uriya chef uriya ntawungura Pacifique bakunda kwita Ruhara, we yavuze ko adashaka gutaha mu Rwanda ngo rugitekwa n'umututsi, ngo kirimo umututsi. Utekereza nk'iyo mvugo none rero kuvuga ngo abantu barenga 20 bameze nkawe, bafite ibitekerezo bimeze nkawe, none wowe uri umushyikirwa ngo nusigaye ngo ni muke. Icyo gitekerezo byabo nibyo bigenda byentokisika, nibyo bigenda biroga abantu, ugasanga bakoze n'ibintu batagombaga gukora. Hariya rero i Rwanda bagiye ni ya macenga yabo kugira ngo uzi ukuntu we ugakiza kigiye kwivugira ngo umuntu wese ngo wamufasha gutera u Rwanda cyangwa wakumva ngo atera u Rwanda ngo yamuha inkunga zose zishoboka ngo akamutera. Abanyaba ngo ashobora kuzarasa ngo ari we ikica atakaresa mu Kigali. Nuko ngo iriya ni ya politike bibereyemo ni kwa kubyabyana, ariko cyane cyane bigenda bikorwa na leta ya Kongo, kuko niyo usanga iri kugira uruhare rukeya mu gushyira mu bikorwa biriya bintu bagiye bavugira hariya i Rwanda. Yes, urakoze cyane rero. Ndabona amasaha rwose atujyanye, gusa nyine urumva ikiganiro cyo cyangwa se amakuru yacu abaryoshye. Reka tuze gusubira nibiziramuka bidukundiye. Yes, nuko nguko rwose akaryoshye ntigahora mutama igihe kiba kidukundiye. Ubwo nyine igihe kizagera twongere tugaruke kuri cya gihe cyacu cy'iminota ihagije yo gusesengura, tuzajye tubona umwanya wo kuza gusesengura muri aya makuru. Ngira ngo mwabyumvisha Dorfe rwose usibye kuba ari haranabikurikirana ndetse no kubisesengura ni ibintu ashoboye cyane.